ubuso bunini buhinzeho ibisheke. Abatuye mu kagari ka Ntungamo bavuga ko iki gihingwa cyazamuye ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza. Twizeyimana Jean umwe mu bahinzi b'ibisheke amaze imyaka igera kuri 11 abigenera ku ruganda rw'isukari rwa Kabuye ibyo yakuyemo moto n'ibindi. Ibisheke bikaba byaranteje imbere ku buryo bwose. Nagerageje kwagura ubuso bikuye kwishyira hamwe. Ubu nkaba mfite hectare zigeze kuri 11. Nagerageje kubaka, ngerageza gutunga imoto, nkaba mfite n'amatungo mu rugo. Nubwo aba bahinzi bavuga ko umusaruro w'ibisheke wabafashije kwikura mu bukene, ngo hari amafaranga asaga 3,000 bita igisigara bahabwaga kuri toni nyuma y'umwaka mu kwezi kwa 8 n'uruganda rwa Kabuye bagemuraho umusaruro, ariko ngo ntibayahawe. Ndetse ngo toni imwe mbere bayibaheraga amafaranga 14,000 n'amafaranga 100, ariko ngo ubu uruganda rwaragabanije rukaba rubahera ku mafaranga 12,400 n'amafaranga 7 kuri toni. Amafaranga bavuga ko ari make ugereranije n'imvune z'umuhinzi. Hari igihe dusarura bakatubarira amatoni bakatwishyura, ariko hakaba hari amafaranga basigarana. Ayo mafaranga bakayaduha mu wundi mwaka, ariyo twebwe abahinzi twitwa ngo ni igisigara. Ayo mafaranga mu myaka yashize barayaduhaga, ariko muri uyu mwaka barayafunze ntayo baduhaye. Kuvuga ngo yagombye kugaruka agasubiraho nayo tukajya tuyabona, cyangwa se bakajya bayishyurira rimwe. Zimwe mu ngorane abahinzi b'ibisheke bafite harimo n'umuhanda utameze neza utabafasha kujyana umusaruro wabo ku ruganda. Ikibazo gihari cyane gikomeye cyane ni ik'imihanda. Imihanda imodoka ziraza zigatemba, tukajya kuyipakurura tukajya tugapakira, cyo ni ikibazo. Kandi twirwanaho, kandi uruganda dukorana narwo nta kintu bidufashamo. Ubuyobozi bw'uru ruganda buvuga ko imanuka ry'ibiciro no kudahabwa amafaranga abahinzi biti gisigara byatewe nuko bagerageza guhuza uko bagurisha isukari bakora n'ibiciro bigaragara ku isoko. Bavuga ko isukari ituruka hanze idasora, bityo bigatuma bamanurira igiciro kugira ngo isukari yabo igurwe. Kubyerekeye n'icyo abahinzi bita igisigara ngo gitangwa bitewe nuko uruganda rwungutse. Ariko uru ruganda rwa Kabuye rubifashijwemo na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ngo rurimo kureba uburyo iki kibazo cyakemuka. Impamvu cyane yatewe nuko ku isoko mpuzamahanga isukari yabaye nyinshi cyane. Byongera biterwa nuko hari isukari yinjira mu Rwanda igasonerwa imisoro. Yasonerwa imisoro, abayizanye bakayigurisha hasi kurusha uko uruganda rwayigurisha. Twandikira Minisiteri dushinzwe y'Ubucuruzi, tubimenyesha Rwanda Revenue Authority, tubimenyesha na Rwanda RDB. So bose barabizi, ariko icyo kibazo barimo kugikemura, ndetse banatubwiye ko uyu mwaka turangiza ubu urangira icyo kibazo bakiboneye igisubizo. Uru ruganda rwatangiye gukora mu mwaka w'1967 ari urwa leta, ariko mu mwaka w'1998 rwegururwa umushoramari wo mu gihugu cy'Ubuhinde. Kuri ubu rubasha gutunganya toni 42.5 ku munsi. Umusaruro w'ibisheke uru ruganda rwa Kabuye rutunganya 40% ni umusaruro warwo, naho 60% akaba ari umusaruro w'abaturage. Umukunzi Mediatrice, Televiziyo y'u Rwanda.